zawe ninjye wayanditse, ayi aha data we, aha ibihombo, ku itariki 15 twari dufite ivugabutumwa, twari twagiye ahantu kure niba bahita Mushubi mu bice bya Nyamagabe, tuvuye mu gitaramo cya Joylight. Igitaramo twakoreye mu Burundi cyari igitaramo gishyushye ndabyibuka, abantu bafite ubwuzu bwinshi, bafite ibyishimo. witwa Evariste, ariko hari n'undi mwanditsi ndetse nawe ni n'umutoza muri iri torero n'ubundi rya Adventiste. Ntago ayo mazina abantu bayitiranya cyangwa usange ntago bari kumenya ninde. Nkunda kuririmba cyane, sinzi ukuntu biza n'igihe numva Iyihe? n'amarangamutima ye. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, ikimana igushaka nuko wakwihana ubu. Iyo ndirimbo rero ndayikunda cyane cyane pe, kuko hari n'igihe nyiririmba ngasanga nanarize. Yesu arebye mu mitima yabo asanga bose ari abapagani, mu bifuza ko yakicishwa amabuye harimo abasambanaga nawe. Yesu yandika hasi n'urutoki mu nyugute nini zisomeka, atutarakoze icyaha ngaho namutera ibuye. Abakurikiye USTV ndabashuhuje cyane ndetse mbaha ikaze mu kiganiro umutumirwa. Ndi kumwe n'umwe mu bagize korali Inyenyeri z'Ijuru, ni ibarizwa Mahembe ngira ngo SD Church. Ndi kumwe na Evariste. Shuhuje rero abantu muri mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, abaturanyi ndetse n'abadiaspora muri rusange, mbahaye ikaze. Evariste, tuguhaye ikaze kuri USTV. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Korali Inyenyeri mumeze neza? Korali Inyenyeri tumeze neza, turashima Kristo, turashima Imana. Banza umpe amakuru ku rugendo rwanyu. Mwari mufite sorte muri no weekend hara Kicukiro centre ya Joylight. Byagenze bite? Igitaramo cyari kimeze gute? Igitaramo cyari kimeze neza. Igitaramo cya Joylight cyari igitaramo giteguwe, bagiteguye neza mu ntangiriro zacyo, byatangiye ari sawa, kandi ni igitaramo cyabayemo ibintu byiza cyane kubera ko habonetseho n'umucyo. Nta mvura yigeze igwa ngo izitire abantu kuba baza, urusengero rwari rwakubise ruruzura, birakubita ndetse no mu madirishya abantu baba benshi. Ni igitaramo ariko gishobora kuba cyarashoje kare? Oya, ntabwo cyashoje kare kuko mwashoje saa 3, cyagejeje mu ma saa 3 abantu badashaka no gutaha. Cyagenze neza. Papa si yari iyihe, intego yari iyihe kuri Joylight? Intego ya Joylight yari fundraising, bari gushaka inkunga yo kugura sonorisation. Bagiye kugura nabo sound, ahubwo baratinze. Ntabwo batinze, buriya hari ibindi batinzemo kuko ibihe bigenda bihita, bava kuri kimwe bajya ku kindi, buriya nicyo cyari igihe. Mbere y'uko rero tuza ku buzima bwawe, tuza ku makuru yawe, ubwo tuvire rimwe kuri korali Inyenyeri. Harya ubu ngubu ubu ni ibiki muri kudutegurira biri imbere, kubera ko harya indirimbo muheruka ni iyihe? Indirimbo duheruka ni iy'ubukwe, ariko mbere y'ubukwe gato twe twashyizeho indirimbo yitwa Barasinziriye. Barasinziriye. Ubu se hari indirimbo wenda mwakwizeza abakunzi banyu ko wenda yaba iri hafi, bayitegereze mu gihe kingana gute? Bayitegereze hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi. Ubwo iri hafi, yamaze no gushutinga, turi kuyitegura. Hanyuma reka tuze noneho ku ruhande rwawe, madamu. Ariko tutarakomeza, ameze ate? Namubonye muri korali ni iya Rwanyundo, bimeze bite? Ni indi korali ikorera mu vugabutumwa yiziye iwacu. Hanyuma ririya torero ni Mugozi, baryita Rwanyundo. Rwanyundo. Nabonye ameze neza cyane. Ameze neza. Umwana nawe ameze neza? Nawe ari aho, na mukanya twose tuvugana. Mudusuhurize. Ndamupapiri. Hanyuma rero duhe ku rugendo rwawe rero, mbere y'uko winjira muri korali, reka nze ku ruhande twigeze tukubona uri kuririmba ku giti cyawe. Banza utubwire, se uracyaririmba ku giti cyawe? Wafashe pose? Warabiretse? bimeze bite? Wambonye ryari? Wambonye hari indirimbo wasohoye niba ari yo kwibuka?
kuririmba ku giti cyanjye ubwo warambonye hari igihe kigera nkabikora ariko si kenshi, akenshi binshimisha ndi kumwe na bagenzi banjye. Kuririmba ku giti cyanjye biba bitewe n'impamvu. none ubwo tuvuge ko ubwo wabihagaritse urabikomeje uri muri korari gusa? Bitewe n'impamvu nshobora kuririmba ku giti cyanjye, hari impamvu ishobora gutuma naririmba ku giti cyanjye reka nyivuge. Nshobora kuririmba ku giti cyanjye bitewe n'ishimwe ryanjye cyangwa bitewe n'ikintu runaka ngiye kuvugaho, ngiye kukuvugaho uri inshuti yanjye, hari ikintu runaka wankoreye cyandemye, nshobora kuririmba ku giti cyanjye ariko ntabwo ari kenshi nzabikora cyangwa se mbikora, kubera ko nagaragaye cyane ndi kuririmbana na bagenzi banjye. Hari igihe rimwe na rimwe iyo umuntu agiye kugira gushaka ibintu bye ku giti cye, usanga nyine habayeho kutita ku nshingano z'ibindi wari waragamije gukora cyangwa se wari ufite gukora. Urugero, mfashe umwanya wo kuririmba ku giti cyanjye, nshobora kutita ku butumwa korali inyenyeri zitwaye. Ninaririmba ku giti cyanjye ntabwo ari ukuvuga ngo ni igiti cyanjye gusa cyangwa se ngo abe ariho nshyira imbaraga, ni nayo mpamvu nabikora cyane. Se kuririmba ubundi ngira ngo uri n'umutoza, nk'abantu ugenda utoza ni izihe challenge ugenda uhura nazo, imbogamizi ugenda uhura nazo? Imbogamizi nshobora kugira ni ukubwira abantu batumva, ariko sinjya mpura nabo cyane. Abenshi mpuye nabo ngira n'umugisha, mbagiriraho umugisha nanjye bakangiriraho undi cyane. Muri bake maze guhura nabo, Imana ibameraho umugisha nanjye nkabagiriraho undi. Muri korali inyenyeri harya usibye wenda kuririmba hari n'izindi nshingano ufitemo? Yego, muri korali inyenyeri ndi umutoza. uri umutoza? Kandi Imana ikanamfasha nkaba umwanditsi umwe mu bihangano byayo. Tubwire wenda nkeya mu zo wanditse, muziri out. Ahubwo wowe mbazi izuzi, mbazi ngo warayanditse zose ni wowe wazanditse? mbazi izuzi. Hari nk'iriya twakoze yitwa harya ni Farawo. Yego, wowe wayanditse? Farawo uriya niwe wayikoreye umuziki. wowe wayanditse? Farawo ninjye wayanditse. Ayi data we, ibihombo. Yego. Coronavirus yanditswe nande? Coronavirus yanditswe nanjye. Yego. Bivuze ko rero 80% ni wowe uzandika. Hari uburyo umuntu bazana ibitekerezo nka coronavirus nayanditse, nanjye ariko igitekerezo cyari cyavuye mumwe muri twe, aravuga ati ni byiza yuko twakandika indirimbo igendanye n'ibihe twari turimo. Yego, urumva ko hari uwazanye igitekerezo, nanjye rero nzana inyandiko y'indirimbo cyangwa se nshaka indirimbo, nshaka na melody, yandika. Imana iradufasha tubona indirimbo igiye hanze kandi irakundwa. Coronavirus ubundi mwayitekereje duhe kuri makeya, kuko niyo ndirimbo ubundi yatumye umuntu wese amenya ngo korali inyenyeri. Mwanatangiye muri groupe, ubu mwarahinduye, ubu ni korali. Korali inyenyeri z'ijuru. Byaje bite kugira ngo iriya ndirimbo muyandike munayisohore ihita iba perfect ku rwego rwo hejuru? Ndabyibuka, buriya Imana igira gahunda. harya buriya ntihari nko mu kwezi kwa 10 banza ntabirira hari uyikora? Icyorezo se cyaje turi mu Rwanda, ndumva cyarageze mu kwa 3 gutyo hafi aho, ariko byari byatangiye muri 2019 mu kwezi kwa 12 gutyo, nibwo twatangiye kumva China bimeze nabi, biza no kugera mu Rwanda nko mu kwezi kwa 3 gutyo, nibwo byari bikaze. Hagati aho urazamura ijwi. Igitekerezo rero kukigira, nyine twabonye ko ari ngombwa ko twavuga kwa biriya bihe. Buriya iyo ushaka gutanga message ntabwo wibanda ku kintu kimwe, kuko ari ikintu cyari gihangayikishije isi yose.
hari uwabitekereje avuga ati ariko dukoze indirimbo y'ibi bihe turimo ishobora kuba yafasha abantu. Rero turabiganira, buri muntu wese ajyana umukoro wo kwandika akazaza azanye indirimbo ya coronavirus. Icyo gihe ndabyibuka twari dufite umuvandimwe wari ufite n'ubukwe, yari afite ubukwe muri iyo minsi, ariko urumva ko biriya bihe byari ibintu bigoye, ubukwe ntabwo bwagenze neza kuko hari n'indirimbo yaho twanditse yitwa ubukwe, yitwa twayise ndaza kwibuka neza, ariko yari ifite amagambo avuga ngo hari ubukwe bukomeye, refe yayo hari ubukwe bukomeye tugiye kuzataha, ubukwe tuzataha tutambaye agapfukamunwa, nta kugira ubwoba ngo turi bucibwe amande, nta n'umubare ntarengwa w'abagomba kubutaha. Icyo twari dushatse kugaragaza mwa biriya bihe twari turi mu bihe bikomeye bibi, ariko turi kugira ngo abantu bafite ibyiringiro, abantu bizera Imana bakomeze bashikame ku byiringiro byabo, nubwo muri ibyo bihe turi gutaha ubukwe bubi, ubukwe bubi kuko ndabyibuka uwo muvandimwe wacu yari afite abantu 5 kuri we na 5 ku mukobwa, ubwo muri abo 5 nk'abavandimwe twe turirimbana ntabwo twari turimo, ariko kubw'umugisha twaje kubamo, baje kubongera mu ijoro bwari bucya ashyingirwa, inama y'abaminisitiri yarabaye yongera umubare muri ba 5 natwe turaboneka, bongeraho abantu 10 turaboneka, turabutaha tumukorera rero iriya ndirimbo. Ubwo rero twazanye icyo gitekerezo twahuye mu rwego rwo gutegura ubukwe, hari imirimo runaka turi kumufasha y'amaboko, ubukwe busaba ibintu byinshi nubwo hari mu bihe bya korona, ariko twaravugaga ati reka duhure ariko tutishe amabwiriza yariho. Twarahuye rero turamufasha, igitekerezo tumaze gukora ya mirimo y'amaboko turicara turabiganira, nuko indirimbo muba murayikoze. Yego, coronavirus. yego. Ni indirimbo rero yakiriwe ku rwego rwo hejuru, ngira ngo niyo ya mbere yari isohotse. Oya, ivuga niyo yari isohotse hanze, ariko buriya yasohotse twari dufite izindi ndirimbo muri studio twari twarateguye. Ndavuga ku bandi bari kuvuga kuri coronavirus. Oya, simwe ba mbere. Oya, ntabwo twe ba mbere. Hari indi yari yaje mbere nanone. Hari izindi korali zari zayikoze, hari n'abandi bahanzi bari barayikozeho. Ni wa mugisha rero wari ubategereje. Ntabwo twe ba mbere. Ni wa mugisha kabisa wari ubategereje. Hanyuma indirimbo iza kuzamuka ku rwego ndumva biri muri 2 miliyoni ntiwigeze zirengaho, ariko birashoboka. Mu kanya narebyeho. Ni indirimbo rero yatumye rwose groupe tuyimenya. Ubundi ndabazi cyane mwitabiraga ibitaramo no hejuru za Gakuta, hejuru za Gakuta mu Gisovu, hari n'ahandi urabyibuka, hari Imana cyane. Hari urugendo twigeze dukora n'amaguru, mwaragenda ngo mu bice bya Kavukire, mwaragendaga ahantu wapafomenze wambaye nk'umugore, urabyibuka, bitewe n'indirimbo. Ndabyibuka turi gukina, turi gutanga imfashanyigisho. Iriya ndirimbo rero bajya bambwira ngo nzongere, ariko igihe nikigera tuzayisubiramo. Bari abantu turanabashuhuje cyane. Turabashuhuje, Imana ibaha umugisha aba bari bakunda Imana cyane. Ndabyibuka unyibukije ruriya rugendo twabyutse, icyo gihe ndabyibuka twabyutse saa 11, turagenda saa 12, turagenda saa moya, kuri Ngoma, saa 2, saa 3 twageze ahantu twari tuje mwa bya bice Gikaranga saa 5 muri gahunda yo kuramya. Urumva urugendo twakoze ko mwagendaga. Mwa biriya bihe rero nabwo twarakoraga mu bice by'iwacu. Abantu rimwe na rimwe hari abantu bavuga kuko aribwo bari batubonye bakagira ngo nibwo twari dutangiye umurimo. Ntabwo aribwo twari tuwutangiye, no mu bice by'iwacu twarakoraga,
kandi tukagerageza gukora ko imbaraga zacu zingana. Urumva niba twari twavuye mu rugo tugakoresha amasaha 5, hari habayeho nyine kwitangira umurimo. ese buriya hari akarere mutarageramo kakahe? Akarere ka Nyaruguru. niko mutarageramo gusa ariko Akarere ka Nyaruguru ntabwo turakageramo. Hafi ya twose tundi twatugiyemo. Abantu bashobora kuba bataratubonye mu gace k'iwabo, ariko mu karere twarahageze. mwarageze kuri iri torero. Akarere ka Nyaruguru ntabwo turakajyamo. Na nimugoroba twahoze tubivuga turi gutaha nimugoroba. Twari dufite ku ivugabutumwa ku itariki 15 twari dufite ivugabutumwa. Twagiye ahantu kuri niba bahita Bushubi mu bice bya Nyamagabe, tuvuye mu gitaramo cya Joylight bwarakeye mu gitondo tujya Nyamagabe. Muragenda ariko na weekend yashize ngira ngo mwatangiriye isabato Gahogo. Yego. Nibyo? Ku isabato mukomereza ahandi. harya buriya Muhima, harya ni Muhima mwahise mujya, mwagiye Nyamirambo. Ikigaragara cyo murakora cyane kabisa. Turagerageza. Agace mukunda kugendamo cyane rero ni akahe? Si Kigali? Oya. Ni Musanze. Yego, agace dukunda kugendamo cyane. Musanze ko ni naho hantu hambere twasohokeye mbere y'uko tujya ahantu kure, mbere y'uko abantu batumenye bakadutumira bwa mbere kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwacu batureba. Bwa mbere ni Musanze. Kuri he torero? Ntabwo ari ku itorero. Hari umuntu wari wakoze ubukwe, tujya mu muryango bw'umuntu wari wakoze ubukwe, ariko ni mu Byangabo, ni ku itorero rya Byangabo kuko niho ubukwe, hafi ya campus ya Busogo. Yego. Neza. Hanyuma Eva, muri ruriya rugendo rwaberekeje mu Burundi, ishusho yari imeze ite? Abantu baritabiriye, igitaramo cyagenze neza? Igitaramo twakoreye mu Burundi cyari igitaramo gishyushye ndabyibuka. Abantu bafite ubwuzu bwinshi, bafite ibyishimo. Urusengero narwo bari gutangira fundraising ngo rwubakwe. Agashe mwari murimo urakibuka? Cibitoki, Nyarurama. Cibitoki n'abantu baho bazabona ikiganiro ndabasuhuje. Hari abatinyandikira, hari abo Bujumbura batwandikira, hari abo tuvugana. Buri munsi nshobora kuba nakira kuri telefone abakunzi badukunda bari mu Burundi, ndetse ko no hirya no hino, Canada, Amerika, ibihugu bya Afurika, tubona abantu benshi badukunda. No kuwa nyuma hari undi wanyandikiye nawe ndamusuhuje, ari muri Canada. Imana ibaho umugisha, kuko iyo mutubwiye ngo mukurikirana ubutumwa bwacu, mukadushimira, mukadusengera, izo mbaraga zitugeraho, ni nazo zituma dukomeza gukora cyane, kuko tuba tubona ubutumwa twatanze cyangwa se dutanga buri gukora umurimo hari ahantu bugera. Kandi namwe murabitubwira, Imana ibaha umugisha. Mu Burundi rero twagize urugendo rwiza, tugira igitaramo cyiza, naho hari ku Micyo na Mvura. Tugira abantu benshi bariyo batuzi badukunda, baraza baradusuhuza. Tugira abantu benshi bari mu nzego z'ubuyobozi bwa leta bwaho, ugasanga nk'umuntu afite akazi runaka, ni umusirikari, ni umupolisi, yumvishe ahantu turi mu gitondo akaza akadusuhuza. Byaradushimishije ko no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta hari abantu bumva ubutumwa kandi burema. Imana ishimwe cyane. Twagize ibihe byiza. Ku itorero ubu ndabyumva muhaba gake, harya ni Mahembe SDA Church? Yego. Niho mubariza? Ntabwo ari gake, ariko turahaba. Dukunda kugenda kenshi, ariko no ku itorero turahaba, kuko ntabwo twakwibagirwa ku itorero ry'iwacu. Iyo twahabaye tuhabana imbaraga, kuko tuba twakoresheje igihe kirekire tugenda, cyangwa se iminsi myinshi, amasabato menshi tugenda. Iyo twabonetse rero dushobora gukora nk'igitaramo, dushobora nko gukora igikorwa runaka, ku buryo icyuho cy'uko tumaze igihe tutaboneka, ariko nta nubwo ari kenshi tugenda. Iyo tuhabaye rero dukora igitaramo, cyangwa se tubonana n'abizera bihagije kugira ngo dushirane urukumbuzi. Harya buriya hari igitaramo muheruka kuhakorera? Turagiheruka. Ukwa kangahe niba wibuka? Mu kundi kwezi gushize? Ari mufite igitaramo?
dufite mwari igitaramo mwagikoze mwenyine mwari muri twe kumwe nande? twagikoze twenyine Hey, yego okay. Hanyuma ikindi nakubaza, ese usibye wenda abantu dusangije ku rugendo rwo mu Burundi, cyari igitaramo kimeze neza, muragaruka. Hanyuma rero muri aka kazi mukora, ni izihe mbogamizi muhura nazo, wenda tuva kuri korali noneho tugaruka ku ruhande rwawe, kugira ngo tuze no gusoza ko ntabwo turaza gutinda. mu kazi k'imirimo Imbogamizi isanzwe dukora itutunze ndavuga mu mu kazi ivugabutumwa mu ivugabutumwa. ntabwo rero ari akazi, ni ivugabutumwa. Mu Ni ivugabutumwa n'akazi. mutwaye oya ntabwo ari akazi, ni ivugabutumwa. Impamvu Okay. nanjye mise mvuga akazi, iyo uvuze akazi numva akazi nyine ku buzima busanzwe Okay, good. kanunze gashobora Ivugabutumwa. mu ivugabutumwa. Mu ivugabutumwa rero imbogamizi dushobora guhura nazo ni abantu bashobora kudutumira bitanyuze muri gahunda y'itorero. Ni imbogamizi ikomeye kuko hari igihe abantu bajya bashaka nyine bakumva bafite amarangamutima y'uburyo batubona, ariko ntibagire ntibakurikize na gahunda z'itorero. Yego. Rero ibyo bijya bitubera imbogamizi kuko ashobora kubitegura akabibwira itorero, inyenyeri z'ijuru zizaza, korali izaza, ariko ntabinyuze muri gahunda. Icyo gihe rero iyo atabinyujije muri gahunda yarabitangaje, abizera baba bazi neza ko korali iri buze. Iyo tutagiyeyo kuko bitanyuze muri gahunda, abizera bashobora kutwita nk'ababeshyi kandi tutabigizemo uruhare. Yego, bashobora kutwita nk'ababeshyi, ndetse bishobora no kuba ikintu kitari cyiza mu buyobozi. Mu buyobozi bisaba rero ngo abantu bagiye kudutumira baduhamagare, batubaze inzira, niba bazizi bazikurikize. Kudutumira binyura mu itorero ry'Abadivantisite, rigira gahunda. Uraduhamagara tukaguha igihe. Hari igihe rero nanone duha abantu igihe bakavuga ngo icyo gihe ni kure, bitewe n'igihe turi kubonekera. Nabyo biba imbogamizi, ugasanga umuntu ahise abifata nko kwiyemera, nko kutabishaka. Oya, ntabwo ari uko tuba tutabishaka, tuba dukurikije igihe gihari kugira ngo muri icyo gihe tuzaboneke nta zindi nzitizi. Imbogamizi rero dushobora kugira ni abantu bashobora kudutumira bitanyuze muri gahunda, kuko zo ni imbogamizi. Itorero dukoreramo rikorera kuri gahunda. Mwebwe ku bijyanye na audio cyangwa n'amashusho nta mbogamizi mukunda guhura nazo, cyangwa mwe byaciye hari amakorali menshi? Ku bijyanye na producer n'abaproducer nta mbogamizi dukunda kugira. Indirimbo zanyu zizira ku gihe? Zizira ku gihe, nubwo zakererwaho tuba tubibona ko bishobora kuba, uretse ko bitajya binakunda, kubera ko nk'ubu twagize umugisha audio dufite umwe muri twe ubikora, Joseph ahubwo amakuru. Joseph ari aho asigaye adukorera ama audio. Ariko ubu yakoze izihe? Yakoze indirimbo yitwa Imbabazi. Niwe wayikoze audio? Yego, aranayicuranga. Hari n'indirimbo yakunzwe cyane idafite amashusho pe, biradutungura biranadutangaza. Yitwa gute? Cyane pe, imaze kurebwa n'abantu n'ibihumbi nka 700, hafi 800. Imaze igihe? Ntabwo iramara umwaka, imaze nk'amezi 5 hafi 6. Bayita Mariya. Ifite amagambo avuga ngo uyu mugore w'inkozi y'ibibi twamufashe asambana, twamufatiye mu kirorero arimo akora ibibi, dore igihe yahereye noneho turamwiboneye, ngaho mwami nawe gira icyo ubivugaho. Yesu arebye mu mitima yabo asanga bose ari abapagani, mu bifuza ko yakicishwa amabuye harimo abasambanaga nawe. Yesu yandika hasi n'urutoki mu nyugute nini zisomeka, atutarakoze icyaha ngaho namutera ibuye. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane, nawe yo niwe wayikoze. Indirimbo y'ubukwe tumaze iminsi twarashyize hanze, nawe ari kudukorera kandi si twe ari gukorera gusa. Ubwo rero ni umugisha igihe dushakiye tuboneye umwanya tubonetse, kuko dukunda no guhura, ntabwo tuba ahantu hamwe bitewe n'impamvu zo gushaka ubuzima bundi bwo muri iyi si.
Cyangugu ubu yose si we uri kuyikorera, hari ntabwo ari amakorali yose menshi, ariko abenshi Nyamasheke arabakorera. cyane, Nyamasheke, Karongi, Yego. gutyo. Mm. Joseph ni sawa cyane, akomereza, kariya kantu yakoze ndanamushuhuje ni sawa. Nanjye ndamushuhuje. nanjye kuvuga ngo ni umwana mwiza, ni umupapa mwiza, ni umugabo mwiza. Joseph agerageza cyane guca bugufi, kandi n'abandi ni uko, ndabashuhuje bagenzi banjye. Ikindi kibazo cy'amatsiko noneho ku ruhande rwawe, ndibaza ese ko mugenda cyane, ese madamu ntashobora kubigiraho ikibazo? Urumva akenshi muba muri gahunda za korali, iyo mutari mu masofuti muba muri studio muri kodinga, iyo utari muri ibyo uba uri gutoza byinshi cyane bitandukanye, uba uri mu mirimo myinshi itandukanye, se abyakira ate? Okay, ntabwo ashobora kubigiraho ikibazo kuko twakoze umurimo w'ivugabutumwa, cyangwa se twagize umugisha wo gukora umurimo tukiri abasore. Rero abafasha cyangwa se abagore bacu Imana yaduhaye ngo twubakane umuryango, basanze turi mu murimo, kandi n'ubundi baje bazi ko turi abakozi b'Imana bakora ivugabutumwa mu kuririmba. N'ubundi akenshi baje bazi neza ko dukunda kugira ibihe by'ivugabutumwa. Nta mbogamizi yabyo duhura nabyo, baba babizi, ni inshingano yabo. Ahubwo ndetse hari igihe rimwe na rimwe iyo tudafite urugendo baza bati akambaza ati ese ko mbona ntacyo wambwiye ngutegurira ngutunganyiriza, uyu munsi ntabwo ushobora kuba ufite urugendo ukaza kuntungura. Ngahita mvuga ati rero uyu munsi ntaho tujya, ntugire impungenge, wikendi yose turi kumwe. Yego. Mm. Hanyuma ngira ngo indirimbo yawe y'ubukwe iri no mu za mbere zarebwe muri iki gihugu, ugendeye ku ndirimbo zagiye zikorerwa ntabwo izo zindi nzizi zirahari, n'ibyo kurebwa ntabyo nzi, ariko nyine mbona yuko bayirebye. Ibyo biri muri miliyoni irenga. Ntabwo mbizi, ku bandi ntabwo mbizi. Yego. Ariko iyanjye nabonye abantu bayikurikiranye, iriya ndirimbo yarazamutse cyane. nabonye harya yitwa urugo. Urugo. ahubwo njya nibagirwa iki kiganiro nakibona byumve ko hari abantu bajya baminashoze. ugakora urakavuze, ndakavuze, ugasanga nyine abantu baranadusengera. Biriya bintu ni byiza, abantu baradusengera iyo babonye twakoze indirimbo kuriya, bagira ibihe byo gusenga, batwifuriza imigisha banyura ku ruhande. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma Eva, tubwire noneho, tuje mu gace gasoza ikiganiro, ni utubazo dukeya tugenda tubaza. Ikibazo cya mbere, ni iki kintu ukunda kurya? Njyewe nkunda kurya ibirayi. Ubwo ni muri rusange, sinirwa nkubaza ngo ni ifiriti, si imvange, si ibitogosheje. Njyewe nkunda kurya ibirayi byose nyine uko kunywa kose. Kunywa nkunda fanta. yihe? Pineapple. Kwambara uyu munsi wahisemo kwambara umukara, sibyo? Bari no kubibona, wahisemo kwambara umweru, wanajyanishije. Oya, ntabirenze. Urumva? Hejuru ushyiraho agapira n'umupira uri ntuzi. Kuki wahisemo kwambara gutya? Nibyo ukunda kwambara ubusanzwe? Niko nabiteguye. Ubwo rero ni ayahe mabara? Nkunda kwambara umukara hose, nyine ndabikunda, numva nyine nambaye umukara naba ari sawa. Nanone kuba nshobora kwambara umweru n'umukara nk'uku nambaye, nabyo biri mu bintu njya nkunda. ariko sinabikoze ubu kuko ari byo nari nkunze, kuko naninje kuri kamera. Yego. Ntabwo nabiteguye, mba numva atari uko nabyambara. Usibye indirimbo zanyu, niyihe ndirimbo muri iyi minsi uri gukunda kumva? Apana za groupe za korali. Muri iyi minsi nkunda kumva indirimbo ya Ambassadors yitwa Ibaze. Ubwo korali ukunda gukurikira cyane nyuma ya korali yanyu ni Ambassador cyangwa hari indi? Ubwo aho byari ku ndirimbo.
ibyo byari ku ndirimbo, nkunda indirimbo, nkunda kuririmba cyane, sinzi ukuntu biza n'igihe numva n'amarangamutima iyihe ye. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, ikimana igushaka nuko wakwihana ubu. Iyo ibaze ndirimbo rero ndayikunda cyane cyane pe, kuko hari n'igihe nyiririmba nkasanga nanarize, ntabwo mbizi ko biza, ariko iyo ndirimbo ndayikunda simbizi. Na Shera ajya bimbaza zose ko indirimbo ukunda, igihe nicaye nshobora kubyuka nyine nkumva binjemo mu gihe ndi mu modoka, rero ndayikunda cyane. Nanayirebye kuvuga ngo wenda ndajya kuri social media, ndajya kuri channel yabo nyirebe, binzamo nkumva ndayikunze. Rero hari n'igihe binzamo bikanira no kujya kuyireba, nkareba n'amashusho yayo, nkayiririmba ndimo ndayireba. mu Rwanda rero usibye mu itorero rya Adventiste Yego, niyihe korali ukunda gukurikira icyo kibazo rero umbabare ntabwo nyigusubiza, kuko mfite umuhanzi nkunda amakorali menshi. umuhanzi rero aho korali Abahanzi bose baranyubaka. oya hari uwo ukunda kumva kuri telefone yawe nko muri playlist ugenda nko mu modoka nawe nkunda kumva mbumva bose, si kuko ngiye kubivuga habaho oya hano nta nyine icyo nshatse kuvuga, nkunda abahanzi, indirimbo zabo, wenda indirimbo za Israel Mbonyi nazo nkunda kuzumva cyane kuko zirimo message. yego cyane ku ndirimbo yatangiriyeho yitwa urayibuka imigezi y'i Babuloni. twicaraga ku migezi y'i Babuloni, irimo amateka nyine, indirimbo nyine uzakitabira se kiriya gitaramo irimo n'amasezerano. afite igitaramo muri BK Arena, ndabizi ngira ngo ni itariki yo ntabwo ndi kwibuka, ariko afite igitaramo aragifite hagati burasi mu bihe bya Noheli. yego hafa uzabasha kucyitabira cyangwa kutaboneka bitewe na gahunda zindi. Yego, okay. Hanyuma ariko nshobora no kutaboneka mu gitaramo bisanzwe nkagikurikirana. rero uri umwanditsi, mu bantu bakunda kwandika hari abantu bandika haba kuri korali n'abahanzi, bakandika imirongo wenda nko muri Bibiliya cyangwa ari na story, hari nk'ibintu biba biri nko muri Bibiliya ariko ubusanzwe utarasoma wenda, cyangwa ukumva biragukanze kabisa, ukavuga uti nk'uyu muntu ibi bintu yabikuye hehe, yabyanditse ati, nyine ukumva biratangaje. umbwiremo babiri, yaba korali cyangwa umuhanzi. mubona abashije kumenya ni umuntu bita Emmanuel ni umuririmbyi uririmba muri korali Ubugingo Bushya ya Sinaduha. Aracukumbura cyane, ugasanga we yagiye no mu zindi Bibiliya ntagatifu. urumva nyine Bibiliya ntagatifu, ugasanga hari igitekerezo runaka yakuyemo acyanditsemo indirimbo. Emmanuel rero wo mu Bugingo Bushya aca yandika indirimbo nyine, nkabona yuko ukuntu nkabona ko yashakishije. Mu bahanzi cyane muri SDA Church, mu bahanzi abahanzi baririmba ku giti cyabo. yego Fumiriya ntago bari kumusiga, ngira ngo afite n'ubukwe, ngira ngo ni mu kwa kabiri yaranantumiye. Imana izamuhe ubukwe bwiza. turanamushuhuje Vumiriya rwose, turamushuhuje cyane. nawe akunda kugira indirimbo zimeze neza cyane, abantu bakunda no kuzisubiramo. uretse ko buriya hari n'abandi babandika neza, ahubwo wenda ubu ngubu ushobora kuvuga ngo Evariste abantu ntibamenye, kuko hari abatanzi, ntabwo abantu bose batuzi. hari n'abandi rero naramenya, nzagenda amenya, kandi hari n'abandi bandika neza nabashije kuvuga, ariko barahari. hanyuma Evariste, hari uwitwa Evariste, ariko hari n'undi mwanditsi ndetse nawe ni n'umutoza muri iri torero n'ubundi rya Adventiste. ntago ayo mazina abantu bayitiranya, cyangwa usange ntago bari kumenya ninde. rimwe na rimwe hari mu bahamya harimo.
yego hari ndanamushuje. nk'indirimbo yitwa Nimuhumure, Aha. Muhumure y'Abahamya. Mu minsi yashize hari umuntu watwitiranyije mbona aranyandikira arambwira ngo Evariste warakoze cyane kwandika iya ndirimbo, nanjye ndavuga nti ntabwo ari njye wayanditse, ni mugenzi wanjye uririmbamo bita Evariste. Rero ubundi ntabwo byabura niba abantu bitiranwa kandi bagahurira no mu murimo umwe, Yego. ushobora gusanga bagiye batwitiranya, ariko akenshi ntibanatwitiranya kuko buri muntu wese nubwo aba yandika aba afite inyandiko itandukanye n'iyundi. Nyine melodi zishobora kudahura, amajwi cyangwa se injyana, byongeye we aba muri korali y'Abahamya irimo abantu bakuru, nubwo nanjye njya nandikira korali zivanze, irimo abantu nyine irimo abantu bavanze, abapapa nyine ni korali y'imvange, twe turi abasore mu nyenyeri, n'izindi njya nzandikira, ariko imyandikire yanjye na Evariste ntabwo ihura. Mufite uburyo mwandika. Buri muntu wese agira uburyo atwandika, agira impano ye, ariko nawe ni umuhanga cyane cyane, ariko cyane Evariste ndamukunda, ni umuhanga cyane. Ku ndirimbo yacuranze wumva ziryoshye, ku ndirimbo yanditse cyane, indirimbo yitwa Muhumure inkora ku mutima, no muri hari n'indi nshyashya bafite barayifite nshyashya bayikiniye akantu ngo iki, ntabwo uzi uburyo yitwa ndabyina ndenga. Ndabyina ndenga, nagira ngo mwibutse ndabyina ndenga. Urumva ko ni umuntu utekereza kure. Buriya hari abantu b'abanditsi dukwiye kujya dutekereza kure, ku buryo turakora n'ikintu gikangura imitima y'abantu, buri muntu wese agakanguka akumva icyo umwanditsi yari ashatse. Ndabyina ndenga urayivugaho iki? N'ukuntu yaje banayiteguye, ubona ko kabisa barateguye. Indirimbo nyine irateguwe, byonyine kumva ijambo ngo ndabyina ndenga ni ijambo umuntu atekerezaho cyane. Ndabyina ndenga, ese ubundi arabyina arenga kubera iki? Yego, bishatse kuvuga ngo hari ibyo yakoze, ariko noneho ari ku musozo wabyo, arabyina ndenga. Dukunze kubona muri gurupe zimwe na zimwe umwe avuga ati ndarefutinze, nk'urugero Yesaraje wabonye ko Elisa yarefutinze, hanyuma ubona biterwa n'iki? Ese ku ruhande rwawe uratubwira hakorwa iki? Ubibona ku ruhe ruhande, ubibona ute? njyewe rero impamvu, reka mvuge ku ruhande rwanjye, kuko impamvu y'ababikora bo baba bayifite, baba bafite impamvu ku giti cyabo bateye kubikora. Reka wenda mvuge ku giti cyanjye, kuko bagenzi banjye nkunze ko dukorana umurimo, ntabwo nifuza yuko hari umwe muri twe watandukana natwe, cyangwa se njye nkatandukana nabo. Rero ku ruhande rwanjye mba numva twashyira hamwe tugakorana umurimo, ni singire kuvuga ngo ndakaze cyangwa ndi hejuru y'umwe muri twe, kuko mu bintu bishobora kuba byasana iyo mpamvu birimo kumva ko hari urwego umwe runaka yagezeho, ikindi kutagira urukundo, kuko kutubaka ubumwe. Iyo ugiye gukora wenyine cyangwa se ukagenda ukava mu bandi, nta mpamvu runaka, wenda ubundi mba numva natandukanywa nabo nuko wenda nasinziriye, nakiri mu mubiri, cyangwa se nagize ubundi burwayi bushobora gutuma ntakibasha kubikora, cyangwa se nagiye mu kindi gihugu, ariko mu gihe nyiri mu gihugu mbana nabo, mu gihe nta yindi mpamvu ikomeye ku buzima bwanjye ishobora kumbaho, mba numva ubuzima bwanjye bwose bwabana nabo, tugakorana umurimo nk'uko Imana yaduhagurukije turi kumwe. Yego, rero ikintu cyane nitaho ni ugukundana nabo, ni ukumva ko ndi ku rugero rumwe nabo, ndi ku rugero rumwe nabo, simbone yuko hari mugenzi wanjye uri hasi yanjye cyangwa uri hejuru yanjye, kuko iyo byaje hazamukamo ishyari, hazamukamo kwishyira hejuru, havamo gutana, bigasoza rero habayeho gutandukana,
ruhande rwanjye rero ababikoze buriya bafite impamvu runaka yego yabibateye, buri muntu wese afite impamvu ibimutera, hari ushobora kugira ikibazo nawe ntabashe kucyihanganira, bisaba no kwihangana kuko mw'ubu buzima umunyarwanda aravuze ngo ntazibanye zitakomanya amahembe, Mm, ariko ibyo ntabwo byagakwiye no mu bantu bakora umurimo w'Imana. mm, Rero biramutse binabayeho biba bisaba kwihangana, hakabaho gusabana imbabazi, hakabaho gushyira hamwe, hakabaho ikiganiro ku kibazo runaka mwagize. mm. Rero nicyo navuga, urukundo no gushyira hamwe. Yego. Mm. Eva, turi mu mpera rero z'umwaka, niki wabwira abakunzi banyu nka korali Inyenyeri ndetse n'abakunzi ba USTV bari kugukurikirana muri aka kanya? Hari abari mu Rwanda, hari abari hanze. Barakoze cyane, muri uyu mwaka twabanye neza, twabanye neza ku bitekerezo byabo, ku nkunga zabo, ku masengesho yabo, barakoze cyane kuko turabibona kuri social media, kuri channel yacu, Yego. uburyo batwandikira message, comment batera. Imana ibaha umugisha, Yego. bazagira umwaka mushya, kandi Imana izabahe kuronka ibyiza, kandi ikirutaho izabarinde ikibi n'igisa nacyo, umwaka mushya. Yego, arakoze cyane. Yari Evariste wo muri korali Inyenyeri, twabanye twagiranye ibihe byiza, ndizera ko mwashubijwe. Hanyuma mutubwire hasi muri komenti uko bimeze, ndetse n'uwo mwifuza ko twazabashakira muri iki kiganiro umutumirwa kuri USTV. Mwakoze cyane rero, mukomeze kugira impera z'umwaka nziza ndetse n'iminsi mikuru myiza. Ndizera ko ubu mwatangiye kwitegura uyu mwaka uzababere uw'imigisha n'amahirwe. Amen. Yego, mwakoze cyane rero kwitabira Evariste, mukomeze kugira ibihe Sawa, byiza. murakoze.